iyi kode ikora izindi kode zose, haba ukumviriza, haba ureba mesaje zawe, haba ushaka kuzimya telefone zawe igihe yishakiye, haba ushaka gutuma bateri ya telefone yawe igenda gake. Ibyo byose bigenwa n'umuntu cyangwa se bigenwa n'amakode. Smartphones cyangwa se telefone ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu muri ino generasiyo, muri iki kinyejana cyacu turimo. Telefone twayihinduye ububiko bwiza bwo kwizerwa. Umunyarwanda yaravuze uti icya mbere ni amakuru. Nibyo koko, icya mbere ni amakuru. Telefone ibitse ibintu byinshi, amakuru yacu. Nyamara hari abantu benshi binjira mu matelefone yacu tutabizi. Birashoboka cyane ko umuntu ashobora gukurikirana ibikorwa muri telefone yawe. Umuntu ashobora kumenya ibyo ukora, abo wandikirana nabo, abo muvugana, abo mugendana, ibyo ukora, konti yawe, umubare w'ibanga, ndetse akaba yanabihindura. Gusa uyu munsi bigiye kurangira kubera ko ngiye kukwereka amakode cyangwa se n'ab'inzira babinyuzamo kugira ngo bagukurikirane cyangwa se babe baguhakiye. Aya makode ngiye kukwereka aragufasha kumenya nimba koko ibyo bintu biba. Ese nimba biba koko urakora iki? Ndakubwira n'uburyo bwo kubyirinda. Murakoze cyane. Ndagusaba gukomeza gukora subscribe, share, like and comment kugira ngo tubashe kuzabana no mu kiganiro cy'ubutaha. Wowe ushaka ko hari ikindi twavugaho kijyanye n'ikoranabuhanga, twandikire muri comment section. Kode ya mbere. Iyi kode ngiye kukwereka ni kode ikomeye cyane. Ni kode yagufasha ndetse irakora. Akanyenyeri urwego 2 1 urwego then ukemeza. Exactly, telefone irahita ikuzanira urutonde rw'ibintu cyangwa se rwa buri activity yose ikorerwa kuri telefone yawe. Murabona hahise haza aga pop-up message ka call forwarding, unconditionally, voice, data, fax, SMS n'ibindi byose biri hasi. Habaye hari umuntu unyinjirira, aha hose hari kuza ngo forwarded, cyangwa se ntago hose haza forwarded kuko ntiyabyinjirira icyarimwe. Nyamara icyo yaba nyinjiriraho nicyo bahita bazana. Mu yandi magambo, ahanditse ngo voice, hakaza utudomo tubiri ngo not forwarded. Abaye nyinjirira, iyi voice yaza. Iyi voice yahitiza bakanyerekana nimero nyinjirira. Data. Muri make iyi kode ikwereka yuko nta muntu ubasha kwinjira mu byo uganira, mu SMS yawe, uko uhamagara. Bibaye bihari, ahangaha hari kuza ngo forwarded, bakazana na nimero ibikora. Iyi kode ni akanyenyeri urwego 2 1 urwego then ukemeza. Bayita MMI code. Iyindi kode, iyi ni kode nziza ku kintu kijyanye no guhamagara cyangwa guhamagarwa. Iyi kode ni akanyenyeri urwego 6 2 urwego. Ndayisubiramo, ni akanyenyeri urwego 662 urwego ukemeza. Iyi kode igufasha kumenya nimba hari umuntu witaba telefone yawe cyangwa se hari umuntu kwinjirira. Call forwarding when not reachable. Ahangaha ushobora kuba wicaye aho ngaho uzi ngo ntujye uhamagarwa, niba kwandikira cyangwa se nta yindi activity ikorwa kuri telefone yawe. Nyamara siko kuri, kubera ko birashoboka yuko mugenzi wawe cyangwa se undi muntu ashobora kwandika ino kode akihuza na telefone yawe ndetse akaba afite na access ku kintu kijyanye na call.
akaba yasubiza akitaba ibyo wagakoze, mbese nkawe nyir'ubwite akaba yabikora. Hari kode imwe cyangwa ebyiri ihiga izindi. Muri kode miliyoni ziri ku isi, muri kode zisaga biliyari cyangwa biliyoni ziri ku isi, iyi kode ni iy'ingenzi uyifate. Iyi kode idufasha gukuraho izindi kode zose. Iyi kode ikora izindi kode zose, haba ukumviriza, haba ureba mesaje zawe, haba ushaka kuzimya telefone zawe igihe yishakiye, haba ushaka gutuma bateri ya telefone yawe igenda gake. Ibyo byose bigenwa n'umuntu cyangwa se bigenwa n'amakode. Gusa iyi kode ni rurangiza. Natinze mu magambo, ni urwego 002 urwego. Ndasubiramo, turandika urwego inshuro ebyiri, twandike 0 inshuro ebyiri, inyuma y'amazeru abiri dushyireho kabiri, niturangiza dusoreshe urwego twemeza. Ubu kode turayakitivetinze. Yes, mu yandi magambo kode turayitangije. Ukimara kuraninga iriya kode, dore pop-up message, alert message baguhereza, call forwarding or Elijah was successful. Iyi kode ikora ku call, SMS. Muri make, nimba hari umuntu waba waragerageje gushyira kode kuri telefone yawe, umuntu ukumviriza cyangwa se ubasha kwitaba telefone yawe, iyi kode ibikuraho ntugire ikibazo. Ubigeragereshe ziriya, nurangiza wandike iyi ngiyi urebe ibyo ari byo, barakubwira yuko ikora. Ikindi, iyi kode iri international code, ikora kuri simukadi izo arizo zose hano mu Rwanda, MTN Rwanda cyangwa se Tigo Rwanda, even na Mango 4G. Nyuma yo kubabwira kode cyangwa se nyuma yo kubereka iriya kode ihagarika andi makode yose ari harmful cyangwa se yagira ikibazo kuri telefone yawe, iyi kode ngiye kubereka ni ingenzi. Ladies and gentlemen, isi dutuye ni isi ibamo ibyiza n'ibibi, abakora ibyiza ndetse n'abakora ibibi. Mu yandi magambo, birashoboka yuko telefone yawe ushobora kuyibura, ukayibura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bayibye, uyitaye, uyitiranyije n'uyundi muntu, cyangwa se hari ukundi kuntu bigenze. Ibyo byose ni inzira zishoboka. Iyi kode ni kode iri bidufashemo, izajya ibigufashamo byose, ku buryo uramutse utaye telefone yawe cyangwa se bayikwibye, muri ako kanya bataragenda bakavuga ko ari iyabo, yahita ibafata cyangwa se yahita ibakwereka. Iyi kode kubera ukuntu ari ingenzi, ukiyigura uzahita uyishyira muri telefone yawe ako kanya. Numara kuyishyiramo, uyandike uyikoporora ahantu. Numara kuyikoporora ahantu izagufasha. Iyi kode bayita IMEI. Mu Kinyarwanda ni IMEI. IMEI. Mu magambo arambuye ni International Mobile Equipment Identifier. Ku bantu bakoresha amamashini cyangwa se PC, laptops, desktops, cyangwa se abantu bakoresha ibikoresho byose bibamo window, hari icyo bita IP address y'imashini. IP address ni twayigereranya n'iyi ngiyi IMEI. Iyi kode ni kode y'ingenzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akanyenyeri, urwego 06 urwego, akanyenyeri urwego 06 urwego. Munyihanganire, ubundi iyi kode sinagakwiye kuyikanda, ntago nagakwiye kuyiraninga, kubera iyi kode ni personal info. Muri IT cyangwa se icyo bita personal info, mu yandi magambo ni personal information. Ni amakuru aba agomba kumenywa na nyir'ubwite gusa.
nk'uko nimero yawe y'irangamuntu ari imwe. N'iyi kode nta wundi muntu uyifite usibye wowe gusa. Iyi ni kode ngiye gucaho niruka cyangwa se ngiye gucaho nihuta, sindi buyisobanure mu magambo menshi kubera ko nzayifatira umwanya. Muri iyi tutorials iyi kode napanze ko iri buzemo, gusa ni kode nzasobanura bitewe n'uburyo ki cyangwa se bitewe n'uburyo ki ihambayemo. Ku bantu bakoresha iPhone, kanda akanyenyeri 30001 urwego, akanyenyeri 1234 urwego. Ndasubiramo, abakoresha iPhone, telefone ikoresha iOS, muri make abadakoresha Android, urakanda akanyenyeri 301 urwego, ukomeze akanyenyeri 1234 urwego, nurangiza wongereho akanyenyeri. Iyi kode iraraninga ku bantu bakoresha iPhone. Izindi kode cyangwa se iyindi kode ku bantu bakoresha telefone za Android, za Samsung, Tecno, Android phone zose muzi. Iriya kode itandukanye n'iyi ngiyi. Ni kode zikora ibintu bimwe, aribyo ngiye gusobanura kandi nkazabifatira umwanya wabyo urambuye. Ku bantu bakoresha Android ni akanyenyeri urwego, akanyenyeri urwego 4 6 urwego, akanyenyeri urwego, akanyenyeri. Nanze akanyenyeri exactly yahita yiraninga, gusa sinshaka kuyiraninga kubera ko ntari buyisobanureho ibintu byinshi. Cyangwa se indi option cyangwa se ubundi buryo bushoboka ku bantu bakoresha Android ni akanyenyeri urwego, akanyenyeri 197286440 urwego, akanyenyeri urwego, akanyenyeri. Iyi ni kode ndende, natinze mu magambo ntabicishije amatsiko. Iyi kode murabizi yuko hari abantu benshi bansabye ko nabakorera kuri network, ikintu gituma network zibura cyangwa se connection. Aho uri cyangwa se telefone yawe ifata kode cyangwa se ifata connection z'umunara ukwegereye. Muri make ntukabure connection uza ahantu umunara uri. Birashoboka yuko muri ku munara ukwegereye habagiyemo utuntu twicanze. Tukimara kugenda gutyo uhita wandika iyi kode maze kukwereka, then ukahita ubona kode cyangwa se IP ya network ya network iri ku munara aho ngaho, then ukayifungura ugatangira kuyikoresha ndetse ukanayiactivating. Iyi kode ndetse impamvu navuze ko nzayifatira umwanya, hari akandi kantu gato wongeraho ukaba wabasha gukupa iminara cyangwa se gukupa network zose zikwegera aho ngaho muri metero 700, hakaba nta wundi muntu wakoresha iyo network usibye wowe gusa. Akanyenyeri urwego rimwe, akanyenyeri urwego 197286440 urwego, akanyenyeri urwego, akanyenyeri, ukemeza. Yes, nyuma y'amakodi yose twabonye, wibuke yuko icyambere ari amakuru. Don't do the mistake cyangwa se wikora amakosa yo gutuma winjirirwa. Birashoboka yuko ushobora no gushyira amafaranga kuri mobile money ukabyuka wayabuze. Aya ni amakode yagufasha. Reka duse n'abahiniye aha ngaha, gusa nidusoje kubera ko no mu yindi tutorials cyangwa se no mu zindi tutorials tuzagenda kurushaho kugenda twerekana uburyo cy'amakode akora. Intego nyamukuru ni ukuba abatekinisye cyangwa se ni ukumenya uburyo ki telefone zacu twazikoreshamo neza, tukazongerera icyizere nk'icyo twazihaga.
nuko tugakomeza tugatunga tugatuza tugatunganirwa. Aha hari dangerous code cyangwa se ni kode mbi cyane, tuzayiheraho. Akanyenyeri urwego gatandatu karindwi. Ikindi sindi bukivuge kuko tuzagiheraho ubutaha, kubera ko nk'uko hari amakode meza asetingaho nyine akuraho ibibi baba bashyizeho, hari n'andi makode abasha gusetingaho ibintu byakwangiza telefone cyangwa se ubuzima bw'undi muntu. Aha ni kuri T-Zone Media. Ibindi biganiro naho ubutaha. Sinasoza n'ababwiye ku kintu bita antivirus. Mu yandi magambo ni antivirus. Virisi navuga yuko ari indwara cyangwa se ari ikintu cyataga telefone kikaba cyatuma telefone yawe ikora nabi. Virisi zangiza umwanya wa telefone. Virisi zirya bateri. Virisi ni mbi cyane kuri telefone. Gusa hari igisubizo. Ushobora kudownloadinga antivirus ku mbuga nkoranyambaga. Biranashoboka yuko muri ino minsi turi gutunganya website yacu izajya igurisha antivirus, yaba ay'amatelefone ndetse n'ay'amamashini agendanwa ndetse n'andi atagendanwa. Mu yandi magambo, ibi byose tubikora kubera mwebwe. Mukomeze mutugaragarize urukundo. Subscribe, comment, share and like kugira ngo tubone yuko ibintu tubagezaho koko bibagiraho ingaruka, ndetse tubonane n'ahejo cyangwa se n'aho mu kanya. Ciao. God bless you. Bye.